icyo ni kimwe mu bibazo abadiaspora bagira gituma bahora basenya. Kubera iki? Kwa kutiyizera nako kujya kuzamo ko umuntu yiburira icyizere cyo kuba yumva yuko yakwigondera umugore uri hano i Buraya ngo abashe kumunetraliza cyangwa se kumukonvenka kubana nawe ngo amushobore. Ariko ntuzajye gushaka umuntu uvuga ngo ndi gushaka umuntu nzashobora, tuzashobokana. Aho uribeshya, kubera yuko uzamuzana nawe amenyera umujyi, byo kuvuga ngo abahungu ni ibirara, ngo abakobwa ni ibirara. Ese mwebwe muri shyashya? Niho isi igeze, nimufate nyine ibyo mubonye kubera ko mwabigize ibyo mubonye. Mbona yuko igisi harimo injustice cyane ku bagore. Uri kumva? Agahindagura amajipo akagira ate yajya gushaka ngo arashaka umugore w'isugi, ku buryo n'uwo mwiza uhari cyangwa se utuje uhari ntago byemerwa yuko ashobora kuba ariho, kubera yuko majorite ngo babaye ibirara. Ariko ukibaza ngo kuki abagore bitwa ibirara babigirwa n'abandi? Uri kumva iyo injustice ku bagore? Kandi uwo mugabo ari kwirengagiza we imihanda yagiye acamo. Hashize igihe nkuze mu mutwe mbibonye ko umugabo akunda umwana bitewe nuko babana na nyina. Bitewe na nyina uko yamukunda. Yego. Muri diaspora hari umubare w'abagore wenda kungana n'uw'abagabo. Yego. Kubera iki abagabo muri diaspora batabasha kurambagiza? Ukabona umugore agize gutya akakuvira hano nko mu Bufaransa agafata Rwanda ishoye akajya gufata umugabo i Nyamirambo. Yego. Kira kibazo gikomoka he? Ikibazo rero ahantu ngiye namaze kubona gikomoka n'ubushize twagikomojeho gatoya. Icya mbere na mbere ni ukutizera. Kutizera kwa benshi niko gutuma bananirwa gushakishiriza ibisubizo muri bo, bakajya kubishakira kure yabo. Uti gute? Uko kutizera, we umuntu w'uyu munsi cyangwa se tuvuge ku mugabo. Umugabo uri hano muri diaspora uzabona ajya gushakishiriza hirya iriya, akenshi biterwa nuko aba afite uwo yakunze cyangwa bakundanye hirya iriya, akaza afite iyo promesse yo kuvuga ngo nzasubiraho muzane. Abo bibaho rwose, ndanabashimira abantu bagumana icyizere cyangwa se baba indahemuka mu rukundo. Ni ibintu byo gushimwa. Ariko nanone kwa kutiyizera nako kujya kuzamo ko umuntu yiburira icyizere cyo kuba yumva yuko yakwigondera umugore uri hano i Buraya ngo abashe kumunetraliza cyangwa se kumukonvenka kubana nawe ngo amushobore. Use ni intambara ajya kumunesha kubera iki? Nyine abantu babigize intambara, nicyo kibazo gihari. Niko kwa kutizera. Umuntu arashaka kugira urukundo nka champ de bataille cyangwa se ikibuga cy'intambara, aho kugira ngo yumve yuko ari umuntu bagomba kurebana akana ko mujisho, bakaganira, bakareba ibyo bakeneye bombi, bakaba bihuza, cyangwa se umwe yabona yuko hari bibangamiye mugenzi we akabireka. Kubera iki? Kubera yuko bafite intumbero zimwe mu rukundo. Ariko usigaye ubona yuko abantu bahura, umwe afite kurega gatuza n'undi nawe afite kurega gatuza. Kwa kutiyizera, kumva yuko nta wanesha. Si ukwiyizera uko nguko, ni ubugwari. Kumva yuko nta muntu wakunesha cyangwa se nta wagushobora, cyangwa se urigabo ndigore. Aho ngaho no kwiburira icyizere. Umuntu ushobora kuba yifitiye icyizere yumva yuko yagondeka. Donc uragondetse, ntago uri kitagondwa. Yego. Rero kuba uzi yuko nta mugore wagushobora cyangwa ntawe washobora hano, icyo no kwiburira icyizere. Nibwo uvuga uti ngewe umuntu washobora cyangwa nashobokana nawe aracyari hahandi mu nzara. Harimo ikintu cyo guhisha ingeso mbi. Kwa kutiyizera no kuba atifitiye icyizere ngo yumve yuko hari uwamushobora cyangwa uwo yashobora, ni ukubera yuko afite ingeso ashobora kuba yaramaze kurahura hano, zirimo izo kwikunda no kwikubira no kutanyurwa n'ibyo yabonye cyangwa se yahawe, akumva yuko nabizana mundi nawe umeze utyo hano batazabasha gushobokana, kuko bose barakerebutse babiziranyeho. Mbese ubwo bimaze iki kuzana umuntu nawe uzagera inaha ngaha akiga, kuko n'urujya ugiye uriya recomandateur nawe byanze bikunze yageze ino ari ikiga kurunga. Yego.
agera igihe arabimenyera. Uriya bazanye se we n'ubundi ko azagera igihe nawe akaba integre, ubwo byaba bimaze iki ko nawe igihe kizagera akaba integre? Intambara ntizavuka nyuma y'imyaka nk'ibiri itatu. Nyine n'ubushize nabivuzeho, icyo ni kimwe mu bibazo abadiaspora bagira gituma bahora basenya. Kubera iki? Wataye babandi mumenyeranye, mwese mwamaze kumenyera iyo shade bataille cyangwa se icyo kibuga mwese murwaniramo cyitwa Uburayi cyangwa se izindi diaspora zishobora kuba zifite ku kajagari kacu twese. Donc ya systeme ya mode de vie tuyiziranyeho, aho kugira ngo mwicare hasi muvuge muti rero twabonye hano ho nta bakozi bagira, urumva gute wowe ugiye woza ibyo mu ngenga teka, sibyo? Ukajyana abana ku ishuri, n'urugero ndi gutanga, ukajyana abana ku ishuri kuwa mbere, nge nkabajyana kuwa gatanu, kuwa kane, wowe ukabajyana kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu, cyangwa ukabajyana ku ishuri nge nkajya kubacyurayo, wataha ugateka, nge natanga koropa. Donc nakubwiye yuko ubundi urugo ni nka colocation, ni ukuhuza ibyo ufite n'ibyo mfite tukamenya ukuntu twabibanamo. Rero nuza n'agatuza kawe kakarega, nanjye nkarega kanjye, kubera yuko buri wese hano akubwira ati ngewe sinumuboye, nkeneye imashini zo kumesa no gukubura no gukoropa zirahari, icyo nkeneye ni affection zawe. Ntushake kuzitanga ngo umugore ngo atambona nabi, ngo akabona ko mukeneye, ngo atansuzugura, sibyo? Aho rero umugore nawe afite utwana twisobanukiye tuzi gutanga izo keya, turazitanga. Nitumara kuzitanga bamugutambikana, nibamara kumugutambikana cya kizere wiburiye cyatumye utabana n'uriya mugore kiragutuma yuko ufite nyirabahakwa hirya iriya, inzara iri kwicira mu cyaro cyangwa se i Kigali bwayobeye, kuvuga uti reka njye kwizanira umwana w'i Kigali. Ugiye kuzana umwana w'i Kigali ariko nawe ufite inzozi zo kugera he? I Burayi. N'umugezi i Burayi rero nawe aziyentegera nk'uko wabivuze, yisobanukirwe, nawe atangira rega agatuza avuga ati nagusanze nari ariko ntuhandusha, dore hano babigenza gutya bakabigenza gutya, abantu babana barya. Nurangiza uzatangira kurerera mu myotsi nka Bakame ngo bagutwaye umugore, ngo umugore yahageze ngo aragusuzugura, kandi wasize abagore mwari mumaze kumenyerana, mubiziranyeho, mwari kubasha kuganira mukareba ukuntu mwabigenza, mugahuza, mukabana. Rero ni ukuvuga ngo ntago twabuza babandi basubiraho kujya gushaka abantu, mu gihe koko ari ubudahemuka bw'urukundo, bajye bagenda babazane. Ariko ntuzajye gushaka umuntu uvuga ngo ndi gushaka umuntu nzashobora, tuzashobokana. Aho uribeshya, kubera yuko uzamuzana nawe amenyera umujyi, babandi wavuze ngo bananiranye uzasanga ari bo nshuti ze, cyangwa se nawe yiyentegera amenye ukuntu bigenda byose. Nimubona yuko byanze mutandukane, ubwo se umuntu azahora mwitandukana? Burya baravuga ngo urukundo rushora imizi aho rushaka. Nakubwiye yuko abenshi ngewe mpamashyi n'amahirwe ni abantu baba barakundanye kuva mu gihugu, bagakundana, umwe akaba yafata indi orientation y'ubuzima, undi agasigara hariya, ariko bakaguma en contact, bafitanye wenda n'amasezerano bahanye, kabone n'ubwo baba batarigeze bajya imbere y'Imana cyangwa y'inkiko ngo basezerane. Ariko burya promesse cyangwa se isezerano rya mbere riba hagati y'abantu babiri, ibindi byose biza ari ugushyiraho igikumwe cyangwa kubihamya gusa. Bariya abantu rero je les félicite, bagumane rwose, kuko kenshi kugira ngo bazatandukane, n'iyo umwe ageze hano bakomeza gushyigikirana. Kabone n'ubwo umwe aba afite ya mentalite yakuriyemo cyangwa se avanye hariya, na ya personalite cyangwa se kamere yiwe avanye hirya iriya, agasanga undi wamaze kwiyentegera hano uyifite, ariko kubera yuko baba bafitanye iyo contact yo kuva kera, niyo ageze hano idacika, barakomeza barabihuza bigakunda. Noneho rero abantu bava hano bakagenda kubera yuko bamundangiye, cyangwa namubonye kuri social media, bariya abantu kenshi ntago bikunda kuramba, biragoye cyane, kubera yuko umuntu uri hirya iriya bafite icyo akurikiye ku mudiaspora, umudiaspora nawe afite icyo akurikiye ku muntu uri hirya iriya.
bagera hano rero batangira kubana hano muri no societe no muri ubu buzima ubona yuko buba butari equilibre kuri bombi babiri batanaziranye za kamere ziba zigiye kumenyana nibwo ziba zigiye kumenyana nonaha biragorana uri kumva noneho rero kuvuga ngo birakwiye yuko umuntu ajya gushaka umuntu asize abandi hano ntabwo byari bikwiye kubera yuko ugiye gufata riske zirimo 50% ko ibintu ugiyemo bitazakunda bitewe nuko ugiye kuzana umuntu nakubwiye bataziranye utanamenyereye systeme ugomba kubanza kuyiga akaniga wa muntu bagiye kubana ariko nawe asanze mugiye kumenyana uni no kumutoza kumenyera ya systeme agusanzemo aho rero niho ajya kumenyera ya systeme akajya no kukumenyera no kukumenya deja amaze kumera cy'amaso yakanuye mwembi mwakanuranya amaso mwatangiye guhangana no guhagana ku buryo birangira izo ngo za gutyo kenshi zitandukanye tandiswe mu gihe umuntu muhuriye hano abakobwa beza barahari abagabo beza barahari abasore beza barahari inkumi nziza zirahari mu minsi imbere bajye baza no kuruhimbi nukuri ngiye gutangira kujya shingira kuruhimbi uzabikore kumenyekanisha abantu guhuza abantu pokwapa antuka ngenzi yuko barahari beza ngaho muzi coach ndahari nanjye ngo mbaha inama za shangazi agire n'umushefu uza mu gikari tuvugane neza hano mfite umuhaje ati twebwe twita tu travaux hano mfite n'umuhaje ati nshaka guhuza na shehe reka nubwo atabinsabye ariko reka rwose haja taracyari mu masengesho nayasohokamo niko muri haje atadafite ijwi rya ya shangazi bafata umurongo mu musigiti neza urumva shangazi hano rwose turahari ku bwanyu icyo ndi kubabwira ku Ruhimbi podcast niba badukurikiye bashaka kumenya icyo gukora ni ukuri hano muri buno Burayi cyangwa se no muri zindi diaspora mpamya ndashidikanya yuko abakobwa beza n'abagore beza barahari abagabo beza n'abahungu beza barahari ikintu kibura nakubwiye ni ya confiance à soi kwigirira icyizere kwanza ukabanza ukamenya yo kuri capable cyangwa ushoboka ariko hari teori urabona n'ubundi ngiye nkunda kuvuga nivuga d'abord urabona ngiye nk'umuntu wa mbere nakunze nageze no dukundana pe numva tugomba kubikemura asigaye mu natibire ça va impea turenze bingahe turenzeho indi 20 ndafata bisi hari okay cyangwa niba ari na hafi nahita nkudepoza ngiye voilà nitanzeho nk'urugero voilà nitanzeho urugero nge nk'umuntu ntaje dukundana cyane amuru scolaire amuru abana wawundi muri primaire no muri secondaire kwa ngewe ngeze no najyaga namwafisha kubikuta nari Mr Romantic bitabaho ariko sinzi ukuntu naje kujarajara njya mu bindi mu kujya mu bindi nza gushiduka undi mwana w'umupasiteri nawe yamutambikanye kamaze kumutambikana nanone abantu banjye mbatera amahirwe buri gihe yabatagiye Londres bajya Buruseli uwo nawe Brussels biramuzamukanye none hari umunsi umwe twahuye Buruseli mwari mukiri on distance twari turi ariko nyine ni ya style waruvuze y'abantu bakundanye bakiri mu gihugu noneho yari muri periode nari narirekuye narabaye sabizeze duhura ibisatsi bimeze nk'amatene parabolike igikote cyanjye gihumura imyotsi shahu nashatse ukuntu ninjira mu butaka ngo ntambone so by the way urabona hari ukuntu ugera aha ngaha uwo mwakundanaga agatambuka ukajya gukundana n'abandi binaha ngaha noneho za nkundo zikaba za nkundo z'Iburaya zidafite ejo hazaza zidafite avenir kana none ugasanga ni babana mwahuriye mu turori cyangwa se ni passe wahawe nundi ku buryo noneho ntekereza ari cyo gitambuka mu mitwe y'abahungu bo muri diaspora batese uriya kanakuze Tito yaramubonye Patrick yaramubonye uriya GP nawe yaramubonye ofite ugasanga baba girlfriend bacu twagiye tubasangira ni nka gato
hano none n'abariya bakobwa nabo bagasanga aba boyfriend babo nabo bagiye babasangira n'abandi bakopine babo arafika akavuga ati se ninjya kurongora ndafata ndi yareba muri ba bakobwa bose baziranye wa wundi w'ikizungereza uzi ubwenge agasanga ni ex wa Peter wa wundi nanone w'umwisilamu cyane muhuje kwemera ugasanga ni ex wa Juma no ntabwo ndi buza no wa Juma ukavuga ati reka basimpe kugenda mfunge amaso umwe nza n'umwexe wa Inkoni basi ukamanuka ukajya Kigali ugapfa kumera nk'ufunze amaso ugapiyosha gutya nko mu gikapu nko mu nkangari bitsemo abagore ugakuramo gutyo ukavuga ati ndapfa gufata nje ntekereza ariyo mpamvu wowe rero dusuye kuri icyo cyawe cy'umu ex wawe bushobora kuba warasize nyine ukarangara wararangaye ntago ari amakosa yawe no ntago ari amakosa yawe inkundo za gutyo nyine nazo zijya zibaho zikarangira kubera yuko uba waje ni ibyago byo kuba mwaza mukundana warangiza nyine ugata contacte nawe ntimuguma contacte kubera iki akenshi bikomoka kuri wowe uba waje ukisanga muri za difficulté zo kuba wisanze imahanga bya bindi byose twavuze bitugonga wisanze imahanga uri wenyine ugiye gutangira ubuzima buragucanza urajagaraye ugatungurwa ugahuzagurika bimwe ngewe nahuzaguritsemo kimwe n'abandi nkanjye ukagenda ukazana umuntu mwamenyanye ejo wenda mutari compatible ukaburazanye mukahita mutangira kubana kubera ubuhubutsi cyangwa se aho ugeze ugahita ufata ubonye kubera kwanga kuyisanga mu irungu no gutakara ugahita ufata ubonye ukinjira muri mariage ako kanya utaraba mature cyangwa ngo ukomere mu mutwe aho ngaho inshuro nyinshi muratandukana noneho rero hakabaho ibindi byago nk'ibyawe wagize byo kuba waza kubera ya perturbation wisanzemo cyangwa se solitude wisanzemo yo kuba wisanze wenyine no kujagarazwa n'ubuzima ukayoberwa icyo ukora n'icyo ureka uri kuhuzagurika ugahita utakaza contacte na wa muntu mwari muziranye aho ngaho nagahinda swati hari ubwo wumuburira mwanya cyangwa se akawukuburira ariko kubera ko mutegeranye umwe ntabashe kumva undi ukavuga ngo mugatangira kwitana ba mwana ni wowe Cecile certain kuko nyine ntago ari amafuti ntukirenganye mu bintu nakubwiye ugomba gukora musa mu kiganiro cy'ubushize n'abandi bose bameze nkawe ni ukwiga kwibabarira none ari ibabarira birashoboka cyane ko atagereba n'iki kiganiro ariko naramuka nakireba I was serious ntabwo namubereye serious kuko umunsi duhura yaramubwiye ati giye we narakubabariye ariko hari umuntu umwe bigoye kuba yarakubabariye mama wawe avuga mama wanjye no mama wanjye yaramukundaga bya hatari bari bafite ukuntu buzuzanya bafite ukuntu bumvikana niyo no munsi duhuye naramurebye mu mutwe wanjye nkavuga ati ariko se ubu ngubu namudeturunara uriya mutipe umufite tukamwereka agatsinsino nyine ariko ngasanga bamaze gutera imbere barabyaye bateye imbere bamaze bafite amaproje n'umukozi afite ubuzima bwe buri stable kwa numva ntabwo rwaba ari urukundo numva mwifurije ahubwo gutera imbere kurushaho ariko je suis reconnaissant que j'ai été un faux nuko mbikubwiye ukurikije aho abantu baca kugira ngo bagere aho uri nonaha uba waraciye mu bintu byinshi bigutungura biguhohotera muri ubwo buryo morale ku buryo ibintu by'inkundo udashobora kubibamo stable cyane cyane ku muntu uri kure nkeka yuko ari icyo urugendo rwari rurerure ari ibyo naragiye nyuramo bitandukanye ntabwo nakwirenganya nawe sinamurenganya ufite ntekereza ko ari byagombaga kuba nibyo bya bindi twavuze yuko ibyo tudafitiye ubushobozi tugomba kubyakira uko bije ni ukuvuga ngo nta controle mu bifiteho ibyo ngibyo ni destin icyitwa destin igeno nta kintu warihinduraho ubwo nyine nabyo twemere yuko bijya bibaho yuko atari destin yanyu cyakora bibaye ngombwa ko hagira utunga urutoki mugenzi we nakwishimira ko ntunga urutoki kuko jewe ninjye mugabo mu iyo situation ninjye wari ufite position yo gufata icyemezo nepi yamaze imyaka myinshi ari fidèle yajyaga iwacu ariko kwa sebuka epi n'umwana wo mu bisubizo atari kuvuga ngo niba abana bagutya na gutya bajya gushakira yari
ntaho ufite ni ukuvuga ngo ngewe n'igihe wagombaga kuvuga ijambo rimwe byose bikaba ni ukuri n'ubu rwose antuza agatoki cyangwa angize sije y'ikiganiro tunahuriye n'ahantu agaca akanyafu natega amabona agakubita. Umwana mwiza aho deja uri imfura kuba wizera yuko hari ibyo utashyizemo ubushake cyangwa se utabashije gushobora ariko ntiwirenganye ubwo yari desti niko mbyanzuye. Twavugaga rero noneho kuri cya kindi cy'abantu bashobora kuba baza kubera yuko turi muri sosiyete ijagaraye, buri wese ahura n'undi yarajagaraye, kwibura, gutakara, abantu bakajya kumva n'imishyo, mugahora muri ibyo, uzenguruka kwa nyirantuze ukagaruka kwa nyirantuze wundi, nyirantuze nawe akazenguruka kwa ntuze. Donc igihe cyo gufata icyemezo no gushaka ugasanga babandi mwazengurutsemo mu gihe mwirwa muhanamo amapase, nta mugore cyangwa nta mugabo wabibonamo. Ukavuga uti naho navuye n'ubundi buriya nibyo barimo, ariko reka mfe kujya gufata umuntu wasizwe na runaka ntazi. Aho rero naho hazamo kwibeshya, kubera yuko nubwo ugiye gufata uwo runaka yaciyeho agatambuka, byanze bikunze ashobora kuba muri ba runaka yahuye nabo afitemo uwo yazirikanye. Nagera hano rero wa wundi azakomeza muzerere mu bwonko, namuzerera mu bwonko rero bizarangira wowe numara kumumenyereza systeme swati aragumana nawe, bajye bivuganira na runaka kuri telefone, nibiba ngombwa nasimbuka ajya i Kigali bajye bahura, cyangwa se birangire nawe mutandukanye, avuga ati reka mbigenze nkuko n'abandi babigenza, ubundi se ko mfite stabilité yanjye. Donc yamaze kumenyera ikibuga, nta kintu kimukangisha. Aho ngaho rero niho handi ari ukwibeshya. Rero kugira ngo mute abo mwari mumenyeranye gusimbukana rero, ahubwo ni mwibabarire, munababarirane, muvuge muti buriya Petero ntibakundanye ngo bikunde bakomezanye, reka ngewe ndebe yuko Musa nagerageza nkareba yuko ngiye nafatiraho wenda byakunda, ntitaye kuri yakundanye na runaka. Ibintu byo kwitana ba mwana no gushinjanya, wowe ushaka kwigira marayika murinzi kandi ubizi yuko nawe utabaye marayika, abantu babireke. Byo kuvuga ngo abahungu ni ibirara, ngo abakobwa ni ibirara, ese mwebwe muri shyashya? Donc niho isi igeze, nimufate nyine ibyo mubonye kubera ko mwabigize ibyo mubonye. Ngo mufate ibyo mubonye kuko mwabigize ibyo mubonye. Reka ako kantu ngatagatifuzeho gakeya. Yego. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bw'umuntu tumeze dukora iriya process nk'iya cheniye ihinduka papillon. Burya umugabo nyamugabo ni umugabo ufite caracteristique nk'izakanyugunyugu. Ni umugabo wabanje kuba cheniye. Ni umugabo wivuruguse mwayo manjwa. Ni umugabo niba ataranayivurugusemo ariko mu mutwe yayivurugusemo. Ubibajije icyumba araramo cyakubwira ibyo yararagatekereza cyangwa yikora, cyangwa ubibajije Imana yakubwira. Burya ku isi nta muntu utaranyuze mu izo nzira zose. Nkunda cyane uyu mupasiteri Rutayisire Antoine, niwe babajije ikibazo ngo se pasite ko wari mu gipadiri byagenze gute ngo ukivamo? Aravuga ati buriya rero mfite imyaka 19 ntinajyaga ndyama muri kuva nkumva utuntu tw'udushanyarazi turi kunzengurukamo. Navuga ati rero Imana singiye kuyibeshya, ibi bintu papa yakoze na mama nkabaho ngiye kubireka. Ubupadiri ndabureka, ni kandi mwabonye ko yampaye gushaka neza. So navuga nti rero abantu bari muri diaspora nitwemere ko ugiye buryasazi once again azimira nzima. Twebwe twavuye iwacu twumva hari entre guillemets ngo umugore mwiza n'umugore w'isugi n'umugore utarabonanye n'abagabo, nuko nguko twakuze tubyumva. Ariko tugeze inaha ngaha dusanga abana b'imyaka 15 ubu ufite umukobwa wawe ukabona agahungu bigana kaje kuri ari wawe, kandi kazi wawe kakagusaba ngo ugahereze n'icyumba bararanemo, ukavuga ati siri ni irishyano ni bwoko kitere, wahamagara polisi ahubwo akaba ariwe babika bati uri kubuza abana uburenganzira bwabo. Donc bivuga ngo hano sexualité abantu bayitangira bakiri batoye. Numva so kuvuga ngo rugeze mu myaka y'uburumbuke uri gikwerere cy'umugabo ugiye gushaka, wigendera kuri principe ivuga turiya mukobwa ntabwo ari isugi kuko nawe ubwawe nturi isugi, epi ntabwo uri imanzi, ni nawe wamusuguye dayeri. Suko niba atari we ni mwene wanyu, niba atari wowe ni mwene wanyu, cyangwa niba atari mwene wanyu ni mwene wacu. Niba ari ikosa twese twarigizemo uruhare.
ibyo noneho niba amenyereye ubuzima bwaha afite izo ekonomi ahubwo ni wo sawa kuko niba wakoekonomizaga nka peki papier de toilette waguraga ikihuro kirimo amapeki 20 ukakishyura amayeri 10 nujya kuzana wo mu Rwanda azajya kugura amayeri 10 agura ikiboro kirimo peki 5 ariko wa wundi mumenyeranye struggles wahuvuga zina ahantu hari discount azagura ku mayeri 10 azagura ikiboro kirimo 30 usange urugo rwanyu first of all muratera imbere kuko ako gakino mwese muringurutse umwe ajya hasi undi akajya hejuru umwe yababuze energy avuga ati sheri ca bugufi nkwereke ninjye uyu munsi uri kuri controle de la machine donc aho ngaho nta vide izabamo kuri ibintu byo kujera imitungo nta vide izabamo nimujya no mu ma investissement uzasanga buri wese afite akanosyo cyangwa nkavuga ati ahubwo aho bigeze aha ngaha ngewe mbaye coach nabwira abantu bagakunda bina aha ngaha niko nababwiye ariko noneho icyo kintu bituburara umupartoneri wawe wigeze agira ubwo burara ukabuhinduramo ikarita yo guteza imbere umuryango wawe erega mbona yuko igisi harimo injustice cyane ku bagore uri kumva umugabo abaho akabingurutsi guhera ku myaka tuvuge 16 kwa kundi amaraso abashyushye muri segonderi umva agahindaguranya amajipo n'amakanzu rwose kugeza arangije doctora uri kumva uwo nguwo yagiye gushaka igihe cyo gushaka ni ukigena s'il plaît ni udeside igihe cyo gushaka kavuga ngo ubu noneho nashaka amaze kubona abagore nka 300 kandi yumva ari uburenganzira bwe ariko najya gushaka arakubwira yuko ashaka umugore w'isugi sibyo nukuri abagore bari maltraité muri nosi malgré tout ntago tubona défense kuri icyo kintu agahindagura amajipo akagira ate yajya gushaka ngo arashaka umugore w'isugi uri kumva dushimye Imana yuko barahari baracyahari rwose ahubwo vuga ngo umugore umwe umugore aba mubi agatukisha bose abumwe agatukisha bose ku buryo n'uwo mwiza uhari cyangwa se utuje uhari ntago byemerwa yuko ashobora kuba ariho kubera yuko majorite ngo babaye ibirara ariko ukibaza ngo kuki abagore bitwa ibirara babigirwa n'abandi umugore cyangwa se umukobwa bashije kujya muri izo ngeso mbi bakina umupira uko bashaka we yitwa ikirara ariko babahungu bamusimburanaho bamubeshya urukundo kuko umugore atega guhabwa niyo mpamvu umugabo yitwa umugabo niwe ugaba niwe utanga urukundo niwe ufatiye mbere mu gutereta umugore akakira agira ngo yakiriye umusore cyangwa se umuntu useriye umuntu muzima kumbe ari kwakira umuntu warangije abagore nka 100 yamara kukugeraho mu gihe ufite ukuntu uteye cyangwa se ufite naho waciye ati burya bwose urinda uri kirara uri kumva iyo injustice ku bagore kandi uwo mugabo ari kwirengagiza we imihanda yagiye acamo icyo gihe rero ngewe namaze kubona yuko abagabo babaye ibigwari ntago ari bose ariko abagabo babaye ibigwari kubera ko nibo responsable w'isi barangiza bakabirangariramo bagashaka gukomeza batsindagira abagore amakosa kandi ari bo bananiwe kuba batsinzi baratsinzwe abagabo atuka ikintu ngiye nabibonamo nanone nuko abagabo bo mu Rwanda bakera bashakaga abagore b'amasugi akenshi bari abagabo nabo bari imanzi niba uri imanzi shaka umugore w'isugi ibyo bintu bifite ubusobanuro bwuzuye rwose y'icyo uri cyo ushaka icyo muhanye nukuri reka yenda bivuge nti ababyeyi abasaza n'abakecuru abatante n'abatonto bagufashe mu mpande zose bakonera umukobwa w'isugi niba uzi ko uri imanzi cyangwa nawe umwishakira ariko niba uzi ko utari imanzi mu kinyarwanda cyiza nawe uri icyomanzi reba ukuntu wafata icyomanzi kigenzi cyawe muhurire hamwe bimwe nari mvuze mu kanya ubwo bwomanzi bwanyu mubugira ikarita yo gukina mubikuremo ikintu kiri positifu ngewe nagiye mbona amakouple menshi y'abana edayeri mbyise ubwomanzi ariko mu by'ukuri si n'ubwomanzi wayi umuzungu yishimira
inaha ngaha uzi ko umuzungu w'imyaka 60 70 iyo ari kukubwira amateka ye ntakubwire ko yakozemo mariage 3 aba yumva ari igisebo nukuri ariko kuri we avantage aravuga ati mfite ubuzima bugufi nta mpamvu yo kwizirika ku muntu umwe umwe mbashije kubana n'umuntu yimariye ku myaka 20 tubanye imyaka kuva kuri 3 kugera ku 10 turatandukanye twongeye nshatse undi ku myaka 45 turatandukanye nshatse undi kuri 60 turabanye niwe dusazanye ufite kuri we aba yumva yarakoresheje ubuzima aba yarabashije kugera ku mpande zose isaka yigutaho komutere alors niba warakuriye naha ngaha nawe ufite iyo projet yo kugira ama mariage 3 umva baravuga ngo ugiye buryasaza zimiranzima ba umuryasazi kurusha ba nyirazo nawe wishimire kugira izo mariage 3 ushake cya kirara mwararukanye mubane muri mariage ya mbere nubundi kuri mariage ya kabiri naho uzashaka ikindi kuri mariage ya gatatu nubundi muze musazane sinzi en fait nitubijyana muri sense yo burara bw'iwacu ariko tubihuze none na sense yuko biri normal ino ahangaha none tubihuririze hamwe dukuremo ikintu kiri mixe kuko njya mbona ama couple yina ahangaha nanone y'abana bakuriye ino ariko bararezwe n'ababyeyi biwacu baba baragize izo copinage baba baratangiye kurya amaturu bakiri abana en fait binjira mu rugo bazi icyo bagiye gushaka akenshi usanga umwe ari nk'umudokiteri ndarumuje ari umu-engineer noneho ahubwo bya bindi baciyemo bakiri abajene bakajya bicara mu rugo bakabihindura urwenya kabati ariko sheri nikera ugisohokana nakana kuze burya namwe mwajyaga mujya gukina buringi reke bya buringi twebwe ntago twari tubyitayo ngiye burya cyagihe ndi kumwe na Antoinette ni twebwe twakundaga kujya kuzincundo tugasimbuka tukajya mu bihugu bya Asia n'iki ugasanga ofete ibyo mwabanye n'umwexe wa A n'umwexe wa B ibyo byose mwabanyemo uriye kugira ngo mubihindure intambara mubizanye kubyubakisha inite y'urugo rwanyu et puis plus mwabibayemo muki abajene mwabibayemo nta bana mugira ariko none uyu munsi mufitanya abana babakomokaho ugasanga ze experience mwagiye mubamo ziri gutuma mubasha kurera abana banyu mu buryo bujyanye n'iki gihugu mutuyemo so ubwo ronge conclusion yanjye ikaba idatandukanye n'iyawe mvuga ati kujya kuzana umwana w'isugi wewe ufite kuri konteri yawe abana 300 ntimuzahuza ntimuzagakina kimwe sexuellement ntimuzagakina kimwe psychologiquement même na socialement uri kwikururira ikibomba retardement niba warariye abana shaka umwana wariye abandi noneho kandi ikindi cyongeho nuko hazamo bwa buryarya bwacu kutimye yego burya twebwe muri kutime yacu ni tuzabana kabaramata kugeza Yesu agarutse niko mubyita twebwe tugatandukanwa n'urupfu kwera yuko ngo ariko tubyizera ariko mu by'ukuri iyo urebye umugore cyangwa umukobwa wabyariye iwabo cyangwa divorceje yitwa ikirara yitwa divorce yitwa ariko wacukumbura nk'umugabo baba bana ukaba wasanga byaye nka 4 5 mu gihuru mu gasozi hehe hose kandi we yitwa umugabo yitwa umusore nabo yemera n'abatemera we yitwa umujene yitwa umusore yitwa umugabo we ntago yitwa indaya uriya mugore ni wowe witwa icyo ntazi uri kumva ya injustice irakomeza igaruka kuri nde ku mugore n'ubihomberamo abagabo bakoroheye abagore umva turangije igihe kiratugendanya ariko hari akabazo ntawura kukubaza dusoza kambaze ntacyo umwana w'umujene afite imyaka 18 w'umukobwa afite umukope wiwe barasohokana n'ababyeyi barabizi yego ejo araje arakubwiye ati tantine ngira inama ni ejo twarabikoze nibagirwa kunywa ka kanini ka pilule dirandoni yego kandi ngomba kurangiza doktora yanjye yego urabizi ko inahangaha byemewe nzi ikibazo kubajije no mutego ariko unyihanganira ndawutegura ntugire impungenge ni ejo ngomba gukora doktora yanjye ndacyafite kibuze imyaka 6 mbere ku mama ngifate mwone ese nge kwa muganga nkore IVG byo gukura minda byemewe n'amategeko cyangwa se wambwira ati byara nyine umwana umurere n'ubundi ujya kubikora wari wakagombye kuba warabitekereje imbere yego ngendeye kuri side ebyiri cyangwa ku mpande ebyiri religion
na sociale. Kuri religion nuko nk'umuntu deja wagiye gukora icyo kintu cyo guhuza imibonano cyangwa se guhuza ibitsina, gukora imibonano idakingiwe cyangwa ikingiwe nk'uko babyita, deja yakoze icyaha, ntabwo byemewe. Umwana agomba gutegereza kugeza igihe azumva akuze agashaka. Niko religion tubyemera, kandi koko niko kwiza. Mbere abantu bakigendera ku mahame ya religion ntago habaga hakakajagari kose turi kuvuga kaza divorce n'ibiki. Zabagaho nibyo kubera ko wenda kamere zananiranywe, ariko kenshi ingo zararambaga, ntago byari nk'ubu. Ariko inama natanga nuko abantu bagaruka ku myemerere itunganye, bakayubahiriza, ntibagakore gahunda batari bagira gute, batarabyemererwa n'Imana. Yego. Noneho rero tugendeye ku rundi ruhande cyangwa kuri side sociale, turi kubona yuko aho tekinoloji iri kugera cyangwa se liberite turimo hano muri ubu Faransa, ni ukuri nk'uko bivuze biremewe yuko umuntu atabishatse ntago abyara. Gukuriramo inda biremewe. Ariko se niyo mahitamo wowe wari ufite ujya gukora biriya bintu, cyangwa nta mahitamo wari ufite yo kuba wazakuramo? Ese wagiye gushyiramo uzi ko hari bugemo iki? Inama natanga nuko niba religion nta kikubwiye, banza utekereze ku byo ugiye gukora, ubanze wasime, kuko niriyanda ushobora kugiye kuyikuramo ikakugwa nabi ikaguhitana. Njye inama natanga nuko niriyanda ntago yayikuramo, kubera yuko ari ahantu umwana atazamubera umutwaro cyangwa se imbogamizi zo kuba yakwiga ngo agere kure, kuko hari uburyo bwinshi cyane bwo kubaho. Ahubwo vuga ngo ashobora gutinya kuvuga ngo nzashakwa nitwa umukobwa. Byose bikubiyemo. Urabona ka karengane abagore bahura nako nakubwiraga. Ahubwo abagabo nyine niborohera abagore, yumve yuko ashobora kuba yarishimishije cyangwa se yaracitswe nk'uko nawe yacitswe cyangwa se yishimishije ari umusore. Nukunda umuntu mukundane n'umwana umusanganye, mureke gutraumatiza abagore. Urumva yuko doctor arayikeneye, umwana aramukeneye, cyangwa se nta n'uwakeneye, ariko afite gutinya Imana cyangwa gutinya urwo rupfu yahitanwa narwo kubera inda. Namugira inama yo kugarida iyo nda akazayibyara, kubera ko gukuramo inda ni icyaha. Kandi ashobora gukuramo iriya nda wenda ariyo ya nyuma yari afite muri we. Birashoboka yuko ufite umwana umwe mu nda rega, cyangwa ariyo mahirwe yonyine ufite yo kuba wari kuzabyara. Nta wamenya yuko ushobora kuzahura n'umugabo utabyara, ushobora gukubitana n'abadashaka kubyarana nawe, ushobora kubyara inda, gusama inda zikagenda zivamo igihano cy'Imana bibaho. Umwana naba yakugezemo, ntago nabwira umukobwa ngo azamuvanemo, bitewe wenda se na objectif cyangwa se n'intumbero z'umuntu nuko abyemera, namubwira icyo azazihubuzemo mpaka naniwe. Ariko ngewe ntago nagira umuntu inama yo gukuramo inda. Noneho situation tuyenverse. Yego. Umuhungu ahuye n'umugore bataziranye, cyangwa se bamaze kumenyana mu gatoya, barahutse bagize gutya, bahise ko babonanye. Amara kubonana, umuhungu yenda se nta byangombwa arabona, cyangwa se mu bindi bibazo, cyangwa se afite ahantu wenda naho ari gufiansa, noneho kabiri gatatu umugore akamubwira ati yagiyemo, bakavugana akamubwira ati nyamuneka rwose umuhungu papa ntabwo yitayari, umudamu ati sawa turabyigaho, akajya kwa muganga, muganga akamuha itariki, ya tariki yagera umudamu bikanga swati agafata icyemezo cyo kutayikuramo, cyangwa muri sevuye akananirwa kuyikuramo. Yego. Nyuma yaho ugasanga umubano ntushobotse we na wa mugabo, bakundana ntibigeze bakundana, no kubana yese umugabo nta n'ubushobozi afite bwo kurera umwana, aho umugabo agahora yumva afite ako kantu k'akajinyora ari kuribwa ati kuki watumye mba papa w'umuntu ari capable kwasi. Aho ngaho umuntu yatunga urutoki nde, kandi muri bombi wabagira nama ki? Inama rero nagira abo bantu babiri, urumva yuko mujya gukundana cyangwa se kugera kuri nivo yo kuvuga ngo mugiye kujya mu mashuka, mwari mwiteguye yuko mu mashuka hashobora kuvamo ibibiri, mukishima mugasohokamo amahoro, cyangwa se mukishima hagasohokamo n'undi muntu ushobora kuza ari uwa gatatu, kuko mwari mukundanye hari ahantu. Uriya muntu rero waba warabishakaga yuko mubyara, waba utarabishakaga ko mubyara,
Imana ikaba yahisemo yuko icyo cyemezo yo igifata uwo muntu akavuka kuri njyewe na runaka. Uwo muntu ni uwanyu mwebwe babiri, mwikwitana ba mwana. Kwiha amahoro yanyu babiri no kwiha amahoro kuwo mubyaye, kugira ngo ejo uriya mwana nawe atazumva mwaramuteranye, mwaramusiganiye. Ni ukuyasima iriya responsibility muri babiri, kuko ni uwanyu. Hariya mwari muryohe muri kumukora, nyuma yo kuryoherwa havuyemo uwo muntu, nawe rwose uteye amabengeza, ni mu mwakire kuko yageze ku isi, nta kindi mwabikoraho. Kandi ntimubifate nk'ikibazo, ntimubifate nk'impanuka, byarabaye kuko ntawe mwatumye hariya, nimwe mwigiriyeho mumuvanayo. Kwiha amahoro ukabaho wumva yuko utekanye, ni ukwemera ziriya responsibility, ntimwitane ba mwana. Ndumva rero uyu munsi sinzi niba unyuzwe, niba utanyuzwe kandi ibyo birakureba. Njyewe nuko sha ndi coach rwose. Urabona ko ibi bintu byombi tuvuzeho ari kuri kote y'umugore ari no kuri kote y'umugabo. Ufite iyi example nakubwiye mu type utiteguye kubyara, n'umudamu ugomba kwikorera doctorat yiwe. Kuri bombi njyewe numva turi mu gihugu nyine gifite demokarasi. Numva uriya mu dogiteri afite uburenganzira bwo kuba dogiteri. Kuba yaryamanye n'uriya mutipe ntabwo bigomba kumubuza kuba no pas du tout. Nubwo bigomba kumwoburija kujya ajya ku ishuri ahetse asunitse puse, niba atabishaka kuri ibimwaranje, atari no mwuko kwemera akora ibimwaranje. Kumuforsa yenda hari ukuntu rega famille zibyivangamo. Kumuforsa ngo nabyara uwo mwana, famille je suis pas d'accord avec, no kumurenganya. Nanone nkaza kuri side y'uriya mutipe. Uriya mutipe nawe utashaka kubyara, surtout kuko burya ikintu nabonye ku bagabo, sinzi no ku bagore bibaho. Uzi ko umugabo ashobora kuba wowe wamurakaje kandi mwakundanaga kubi, mwanahura ibikoresho bye bikanga kujya mu kazi, reka uyu mwihorere ngo niko muremye, niko turemye, ntabwo ari ibintu umuntu ahitamo. So imagine wa muntu mwagize ku iyo niveau ukamubwira ati nyamuneka ibyo tubivemo, njyewe nawe ndabona bitakunda. Warangiza ukajya muri mu gihugu habamo kuri pharmacy bacuruza iyo miti munywa mbere, kwa muganga hari ibyo bakujombamo, ibyo ntibumwabifashe, hari ibyo munywa bukeye bwaho mu gitondo mubivuyemo. Noneho hari niyo etape ya gatatu yo kwa muganga ko baguhereza ibindi avortoma ikabamo. En tout cas urabizi neza ko inosi nk'iwacu, iyo umwana avutse akakwandikwaho, ubyanjye ubyemere ugomba kumuha presence yawe, ubyanjye ubyemere ugomba kumugaburira. Uzi kujya kurera umwana w'umugore utiyumvamo, ni nko kugira igisebe ku kibuno, kandi ugomba kwicara. Buri gihe uko wicaye igisebe inkovu irongera ikabyuka. Yego, numva muri izo case zombi ni ukwima uburenganzira mugenzi wawe. Kubwanjye nkavuga ati twari turi kugira inama au départ, babandi bombi twari turi kugira inama bamwe bajya muri diaspora, ariko tugarutse na hano tukaza kwa biriya byo gutwara inda. Navuga nti niba mwiyemeje kubibamo, umva mugenzi wawe icyo ashaka, wimwempoza kubyara we atabishaka. Ibyo ndidakoro nabyo, umugabo abe ari umugore, kuko uwo mugabo ugiye gutuma yishyura pension alimentaire, ugatuma ajya mu rukiko kujya aza gufata izo visite kuri wa mwana, abizi neza ko ari itegeko, umwana azahabwa urukundo. Njya mbona abagabo benshi b'Abanyarwanda nyuma y'amadivorce, kubera bwa bwikanyize bwacu bw'Abanyarwanda, uzi ko byonyine niyo mwari mwarabaye mwarakundanye, uzi ko njyewe nyambibona, uzi ko umugabo asunika pusete kwa kundi ugiye kureba chez Tonex abana n'undi mutipe, uzi ko ujya gufata umwana wawe ukaza umusunika muri pusete ukajya wumva amapine ntari kugenda, nabyo nyine kubyara umwana mutumvikanyeho malgré tout umwana ni ubihomberamo, biteye agahinda, kubera yuko umwana uzakura yumva bamusiganira ntago bizamuryohera. Niho havamo kwiyahura, niho havamo kubura gatoroma, niho birangira. Ahubwo uzi yuko mu bazungu hari uba muri iyo situation akaba yakica umwana, ariko barabica cyangwa se akamushimuta kugira ngo asohoke mu buzima bwe kuko bari ikibazo kuri we. Rero
inama nagira nanone batwebwe babirabura tutari muri iyo myumvire yo kuba wagera ku rwego rwo kuba washimuta umwana kugira ngo umwikize cyangwa se umwice kugira ngo umwikize. Inama nayigira uriya mugore wahisemo kubyara. We mugabo inama namaze kuyikugira yuko umwana yamaze kuvuka bari wawe, ariko mu gihe niba utari kumwiyumvamo bitewe nuko we uvuga uti sinari namusabye sinari mukeneye, icyemezo ni cya nyirantuzi. Ubwo wowe ibabarire wumve yuko nyine nta kindi wabikoraho, ni ibintu bari kuguforosa ujye kure niba wumva yuko ugomba kujya kure, cyangwa ujye hafi nyine muganire mu byumvikaneho mufatanye kumurera, wihangane kubera ko wabaye responsable ntasho ufite, umukunde kuneza no kunabi. Ariko nanone mu gihe wumva yuko umutima wawe utabasha gukomera ngo byakire utyo, igire ku ruhande ukomeze ubuzima bwawe kandi wibabarire, witegura urubanza n'Imana niba wemera Imana, kuko urwo rubanza rwo ruzabaho, kuko uzabazwa responsabilité wazanye ku isi ukazihunga. Noneho rero uriya mugore we wahisemo kubyara kandi mutabyumvikanye, umwana namufate kugira ngo bigende neza kuri we, nafata inshingano nk'iziwe, arwana ha papa na mama, kandi ahereza uriya mwana urukundo rwiwe n'urwa papa, amubwiza ukuri, amubwira ati mwana rero njyewe nagize amakosa yo kuba narashyizeho papa wawe inshingano atansabye, ariko njyewe naragukundaga ngushaka nka mama, ndakurira mu rukundo rwanjye mfite n'urwo papa wataguha, ariko arahari, ari kure, igihe azashyira ubwenge ku gihe azagaruka, arahari. Yego, ujye uganiriza umwana ku neza, umuhumurize. Erega ndashaje. Ganiriza umwana umubwiza ukuri, umubwira uti mwana rwose ndagukunda kandi gukunda urwa babiri, n'urwo abandi utazi bapfuye n'abazavuka udahari, ndagukunda. Ntabwo uri ikibazo ahubwo uri umugisha kuri njye no ku wundi uzagukenera uriho cyangwa utagihari. Papa nabishaka azagaruka cyangwa bireke ndahari. Babantu bajya barekarama ngo barashaka kumva, ngiye nta kumva, umva mwarahombye. Imagine iyo muza kumviza inama muri no kumureba gutya amaso kuyandi. Tuzagaruka tubaho ibindi. Uri kumva uwo mwana n'ukuri, uwo mubyeyi w'umudamu mpashapo kudeshapo ku badamu barera abana bonyine, baba batawe, baba bapfushije abagabo, baba batandukanye, kudeshapo ku bagore barwana intambara kugeza bayitsinze abana bagakura. Yego, hanyuma kandi bakomeze nyine bumve ko ari inshingano zabo. Hari ahantu twarenganya, ariko nzi neza yuko Imana idufitiye ibindi bihembo byo kuba yaratugize uruganda, twarangiza tukaba victime z'urwo ruganda rwo gukora umuntu. Akunda uwo mwana, ntagire uwamubaza, nyine amugira uwiwe kuko yamuhisemo, ni inshingano ze, ariko ntibibe birebire ngo bijyane mu rukiko, ngo bibe njyewe sinemera yuko umwana wanjye yaba ikibazo ku muntu wari we wese, ngo musiganire n'undi njye kukwibutsa ngo we twarabyaranye kuki utampa indezo uko nakuze ndakuzi, ntago nabura gukuza uwanjye. Yego, niwumva yuko inshingano zishobora kuba izawe, uzakire hirya w'itafari nutarishyiraho, njye ndahari, je suis battante pour mes enfants. Uwo mugore rero namere nkanjye, wishaka gusiganya umwana wawe wakuvuyemo nyuma y'amezi 9 usumbuka, unanirwa urwana, kuki umwana ashobora kugera hasi ukumva yuko agomba kuba ikibazo cyawe cyangwa cy'abandi. Agomba gukura. Coach Nyampinga we, umva uyu munsi nanjye ndize rega, uyu munsi ndize, uyu munsi ndize, nukuri urakoze cyane. Surtout iki kintu urangirijeho fete ndagikunze cyane, kuko yaba abagabo n'abagore batekerezaga nkuko ngo utekereje, afite tukibuka aho tuva, kuko byonyine izi manza za gatanya, imanza z'indezo, ujya kubona ukabona ababyeyi bamwe bahatariye umutwe, ababagabo ababagore, alors que umwana ni igisubizo. Kandi nanone niba ari uwo mugabo utabasha kujya kureba uwo mwana, hari amasinda afitanye n'uwo mugore batarangije, kuko abantu batandukana barabyaye ku bwumvikane, niyo batandukanye umwana ntago aba ikibazo. Amakouple menshi yabayeho mu rukundo, ko burya ahantu bipfira niba abantu bahuye batabipanze, ariko abantu bakundanye
byonyine n'urukundo umwana ariko njya nkunda kubwira abagabo b'inshuti zanjye ko abagore bakunda abana nta kintu bashingiyeho, ariko twebwe abagabo dukunda ba nyina, ufite urukundo dukunda ba nyina nirwo twapurika ku bana. Icyo kintu abantu benshi bajya bambwira atari ko we ni ukuri biriya bintu nuko abagabo b'abanyarwanda surtout turi indyarya ntituvugisha ukuri, sibyo? Turabeshya ngo dukunda. Mumbwire ninde mugabo, njya mbivuga abantu bakandeba nabi, nta mugabo w'umugabo nzi ukunda umwana we. Icyo uvuze nicyo njye nanjye namaze kuromarika depuis ko hashize igihe nkuze mu mutwe mbibonye ko umugabo akunda umwana bitewe n'uko babana na nyina, bitewe na nyina uko yamukunda. Yego, iyo batandukanye na nyina kenshi rurazima ku mwana, kereka wa mugabo nyine wagizemo urwo rukundo akavuga ati nakundaga nyina, wenda arapfuye, wenda dutandukanye nta mpamvu cyangwa nabi cyangwa neza, ariko twarakundanye, reka ndera abana banjye n'inshingano zanjye n'umuryango wanjye. Aho nkakwereke neza en fait no kuvuga ngo suppose ubunje kugutereta aricyo kinzanye, tukamara nk'umwaka duteretana, bikagera handi vraiment numva nifuje ko dukorana ubuzima, igihe kikagera bigakunda, tukagira igihe tukabyara twabipanze cyangwa se binadutunguye, ariko tukabyara n'ubundi tugikundanye, umwana ajya kuvuka deja urabona twigize abazungu natwe, ngatangira kujya nza gukina kunda yawe, ushyiraho amatwi numva ko umwana ari gusimbuka, bira bigoro. Simpamya ko papa wanjye yigeze ajya gutega ugutwi kunda ya mama ngo yumve. Yabaga yagiye kwinywera byeri n'abajama, ariko twebwe tukaje tuza mu mutwe ngutwo, tukazana utuvuta tukabamasa, afite twigize abajyambere. Ariko nono zira pratique z'iyo periode umwana ari mu nda bikrealiye hagati y'ura mugabo n'umwana uri mu nda. N'umwana rero noneho nawe akura afite ako karyoherwe ka papa yumvaga akiri no mu nda. None niyo umwana akuze atangiye kujya kuri crèche ya minsi ya mbere, umupapa biramuvuna gusumika ya pusete, ariko udukino kubona umwana atangiye kumera utwinyo, kwa kundi ujya kumwuhagira akamena amazi muri douche, mama wakaza kugutuka atakwanze, ariko wowe buri gihe ugiye kumwuhagira ubugiye gukora piscine. En fait rura rusaku rugira aho ngaho rukakuryohera, kandi urabizi ko aragukiriyaho icyo gitondo nimugoroba arakuraza urutoki mu gutwi, umva impumuro ye, nimujya umwana nanituma murarwanira kumuhanagura kubera ukuntu amake ya mama we yaguhaye. So noneho nimutandukana uramara nk'amezi angahe cyangwa nk'umwaka cyangwa ibiri ufite ako kajinya kuko mwatandukanye, n'ubundi n'ujya uhura n'umwana wumva uri kumufata par force, ariko noneho uko umwana agenda akura rwa rukundo we n'umwana mwakiriye ruzongera rugaruke aho ngaho. noneho nahahamya ko abapapa abana babo barabakunda muri iyo sense, ariko aho bipfira bikabega complètement ni wa wundi mwahuriye muri club mugatahana mukarya gaturu ugacyavamo umwana. noneho akenshi ajya no kumubyara utabishaka, akenshi nta no kujyana mu rukiko, noneho wagera n'imbere y'urukiko wajya kuvugisha umucamanza ukajya ubegeye, uzi ko umwana umufata ibiganza gutyo ukumva afite nk'amahwa ari kuguhanda, oui uba wumva wanakacisha mu idirishya kakaguha amahoro kugira ngo uwo mugore akuvane mu buzima bwe, oui uba wumva uziritswe. Reka ntanga inama ku bagore cyangwa abakobwa kenshi bahura n'abasore, akumva musa rwose ni bogosi, mana yanjye namugumana nte, namubana nte, kuko namubona nte, ugahubuka ugakonkoboka iyo ngiyo ngo ndabizi ngo rwose ngo abana ngo bahuza abantu, ngo abagabo bakunda abana. Uri kumva iyo ni imyumvire ipfuye abagore bakunda kugira yo gutega abagabo inda, ukabona umugabo yanze ko mubana cyangwa se ntanagukunda ntanagufiteho gahunda cyangwa se karimo gakeya, ariko urabona karacumbagira, wowe ntushaka kumurekura, ariko we nta gahunda ifatika gufiteho, ukabibona. Warangiza ukavuga ngo ngo reka nze nkwereke ikiye gushobora. Abagore bagatega abagabo inda, akamutega inda, yamara kumutega inda byarangira n'ibyo ngibyo bigenda biza mu byo kuvuga ngo wanteye inda, twarabyaranye, erega ukazamuka ukamanuka ngo uri kuregera indezo, uri kurega umugabo cyangwa uri kumutonganya no kumuburanya ngo ntago ngo agufashe umwana yose mabi, kandi ari we hoya. Aho ngaho ngewe ndadefanda umugabo bateze inda, aho ngaho ndakiza cyangwa se ndahwitira umugore ushobora kugira imyumvire ipfuye ya gutyo kuvuga ngo uratega umugabo inda.
niba umuhungu atagukunda cyangwa umugabo, ntushaka uteka ibuye rishye riba umuneke cyangwa riba avoka, ntazigera gukunda. Wishaka kwibabaza no guhangana ngo wihanganishe n'umwana uzabyara, wihanganishe n'umugabo muri kumubyarana. Niba atagukunda wimutega inda, wibyara umwana utiteguye kubera papa na mama, kuko abagabo ni egoiste. Icyo nicyo nzi, kandi bakunda umwana bitewe n'urukundo bakunda ba nyina. Mutega umugabo inda egare gukora amakosa no kugwa mu mutego, kandi ukaba wigambaniye. Wikwangiza ubuzima bwawe mugore uvuga ngo uri gutega umugabo inda, ngo nimubyarira ngo nibwo azankunda. Urishuka. Niba uhisemo kubyara, hitamo nkawe, kuko wemeye kwisheta cyangwa kwitanga, kwigurisha, kwitakariza ntuze icyubahiro cyawe. Kuko niba wari umukobwa, niba ukundanye n'umuntu, mukundane. Niba bidakunze kandi wiforce bidahari. Urukundo ntirwingingwa, ntiruhatwa. Impamvu zose washaka gucamo kugira ngo ugumane umuntu ntibishoboka. Niba bidashoboka ntibishoboka, niba kandi bishoboka birizana. Wowe kora ibyo ushobora gukora, genzura amarangamutima yawe, uyajyana aho ubona yuko akwiye kujya, ntuyajyana hadakenewe. Reka mbashimire. Ibiganiro nakagaruka kwa Coach Nyampinga, nge ndabakunda. Nibagende bakore subscribe kwa Coach Nyampinga, bajye bumva izi nama zawe ko urazifite rwose zihagije. Epini bazi no kuruhimbi podcast, bumve nanjye impuguro zanjye n'impuguro z'abatumirwa mbanazanye. Niba ari ubwa mbere wari ugeze ku channel rero, ntibagirwe gukora subscribe, ukore comment, utubwire ikintu wumva twakurengerezaho ku iki kiganiro. Niba hari ibintu twakubwiye ukumva ntabwo unyuzwe, ufite uburenganzira bwose bwo kubitubwira. Kandi nanone niba wumva byagukoze ku mutima, tubwire icyakunejeje kurushaho. Abamama mwumvishe, abapapa mwumvishe, abantu bo muri Mayotte mwumvishe. Harya iyindi topic twaganiraho niyihera, abakunda filozofi namwe ntimuzirikwe n'idini, ushobora kuza muri filozofi ikagufasha nanone gukomeza kwegera Imana. Kora like, ukore na partage. Buri muntu wese wumvishe iki kiganiro ashobora kucyereka undi mugenzi we abona cyagira icyo kimarira. Turabashimiye rero, twari kwishimira gukomezanya namwe, ariko igihe kirageze. Urabizi nahangaha gahunda imwe ivamo indi yinjiramo. Turabasuhuje cyane, turabishimiye. Gende Musamangara ku Ruhimbi podcast, benshi muzi ku izina rya DJ Afroswing. Murakoze cyane, ikaze kwa Coach Nyampinga no ku Ruhimbi podcast. Duhura ubutaha.